ijambo rivuga ngo ishano utihamagariye uyu munsi Yesu aje kuri gukuraho. Ishano utihamagariye uyu munsi Yesu bwira mugenzi ngo ari gukuraho mu izina rya Yesu. Reka dusoma ukabona bisa n'ibyapfuye, ariko kubwo gusenga k'uyu munsi cyangwa se kubwira ijambo tukuzaniye, nawe Yesu agira ibyo azura ku buzima bwawe. Waba umaze igihe kirekire ufite ibintu by'ingwara byakunaniye, ibyo nabyo Yesu ashoboye kubizura. Yesu yageze kwa Lazaro, Lazaro yari yapfuye, ahiwe hibagiranye. Tumva namubwire muhire cyabanga ryo mu mutima, ubimubwire umwizeye Yesu arabyumva. Mubwire ibiremereye umutima cyangwa amugabo ngorera Yesu arabyumva. Cyo mubwire cyabanga ryo mu mutima. Imana rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Rero nubundi nanjye hari chorus yari kumfasha, naje kumfasha cyangwa se niba ari indirimbo, ariko bene Zafu muramfasha uko nayumvishe muyiririmba numva irambashije ivuga ngo iyo Mana yo mu misozi, Imana yo mu bibaya. Reka DJ dufashe. Amasegonda atanu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri iyi minota itatu, muri iyi minota itatu, muri iyi minota itatu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amina, amina, amina. Nawe niwumva hari ukuntu ufashijwe udufashe. Ni iminota itatu. Imana yo mu misozi, Imana yo mu kibaya, iberaho si cyarimwe niyo Mana iyo turi kumwe. Imana yo mu misozi, Imana yo mu kibaya, iberaho si cyarimwe iyo Mana niyo turi kumwe. Imana itigeze iremwa kandi ntigire iherezo. Turagendana ni uyu munsi niyo turi kumwe. Imana yo mu misozi, Imana yo mu kibaya, iberaho si cyarimwe niyo iyo Mana ziremwa kandi ntijagira iherezo. Iyo ubwayo isanzemo niyo Mana niyo turi kumwe. Iyo Mana itigeze iremwa kandi ntizagira iherezo. Isanzemo iyo Mana niyo turi kumwe. Mubwire ibiremereye umutima nubwo wavuga wongorera Yesu arakumva. Mubwire cyabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye Yesu mubwire ibiremereye umutima.
mubwire muhire ryabanga ryo mu mutima ubimubwire umwizeye Yesu arabyumva mubwire ibiremereye umutima yaryoha mugahongorera Yesu arabyumva cyo mubwire ryabanga ryo mu mutima uri Mana ishimwe ubu yibera muri twebwe turagendana ni uyu munsi niyo turi kumwe ndabwenge tuye mu ihema ayiwe ubu yibera muri twe munsi kumu turagendana ni uyu munsi niyo turi kumwe Haleluya 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 Imana ishimwe hereza mugenzi we kiganza ngubwire uko umubwire mubwire ibiremereye umutima wawe Yesu arabishoboye bibwire mugenzi we ngo ibyawe byose Yesu arabishoboye mubwire ibiremereye umutima Yesu arabyumva mubwire byabanga ryo mu mutima mubwire umwizeye Imana ishimwe mfite ijambo rivuga ngo ishano utihamagariye uyu munsi Yesu aje kuri gukuraho ishano utihamagariye uyu munsi Yesu bwira mugenzi ngo ari gukuraho mu izina rya Yesu reka dusome kubera ko baduhaye iminota dusigaje iminota 7 reka dusome twumve Imana ivuganye natwe Imana ishimwe Luka ibice 7 umurongo wa 11 turahera kuri umurongo wa 13 dusome 14 na 15 Imana ishimwe ariko rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ishano utihamagariye uyu munsi Yesu ari gukuraho mu izina rya Yesu dusome Imana ikomeze bane natwe Luka ibice 7 11 13 14 15 dusome 13 umutwe w'amagambo ratubwiye ngo azura umwana w'umupfakazi 13 aratubwiye ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina Haleluya Imana ishimwe iri jambo ryatubwiye umutwe w'amagambo ngo Yesu azura umwana w'umupfakazi Haleluya umaze iminsi nawe hari ibyo uri kureba ukabona bisa n'ibyapfuye ariko kubwo gusenga k'uyu munsi cyangwa se kubwira ijambo tukuzaniye nawe Yesu agira ibyo azura ku buzima bwawe waba umaze igihe kirekire ufite ibintu by'ingwara byakunaniye ibyo nabyo Yesu ashoboye kubizura Yesu yageze kwa Lazaro yari yapfuye ahiwe hibagiranye ariko Yesu akora ikintu gikomeye Yesu ageze kwa Lazaro uwari wapfuye arongera amukoraho aba muzima uyu munsi hari ibintu Yesu shaka kuzura ku buzima bwawe rero iri jambo uyu mubyeyi cyangwa si uyu mupfakazi niko ijambo ryatubwiye yari afite umwana yari umuntu wari ufite umwana nguko ijambo ryatubwiye ariko igihe kigeze umwana arapfa umwana amaze gupfa uyu mubyeyi yari asa ngaho afite ingingi imurengera yari afite uyu mwana ijambo ryatubwiye ngo yari umupfakazi ikigaragara cyo yari yiringiye umwana yaravugaga ko biri kose nubwo ndagifite umugabo ariko mfite ingingi ndengera kubera ko umugabo yapfuye ariko akanzigira iki umwana ababyumisha ave ngo amen murakoze cyane uyu rero uko biri kose yaragifite ingingo imurengera muri ubuzima impamvu utapfuye mu kwa mbere kubera umurozi nuko hari ingingo ikurengera impamvu utagwaye ubwo bugwayi ngo bukwice hari ingingo ikurengera nuko tugifite Yesu tuvuge ngo amina uyu mubyeyi rero nawe yahuye n'icyo kibazo umwana apfa ari umugabo yamusigiye
amaze gupfa bigezaho ijambo haruguru hasomye riri kutubwira ngo muri uwo mudugudu bamaze kumva ko uyu mubyeyi umwana we yapfuye ngo barahurura bagenda bavuga ngo bagiye gushyingura. Nyamaze mu gahinda kawe bufite hari abubona ngo bari kurira, nyamaze ahubwo bari kukwishima hejuru. Uyu mubyeyi yabona abantu benshi muri urwo rugo. Niko ijambo ritubwira. Nusoma haruguru gatoya urasanga hari ijambo rivuga ngo Yesu yahuriye n'uyu mubyeyi aho bita Inayini. Uyu munsi kuri tariki uyu munsi ndasaba ngo uhure na Yesu ku kibazo cyawe, uhure na Yesu ku bucuruzi bwawe, uhure na Yesu ahantu hose ibintu byakuyobeye. Narimvuze ngo uyu munsi uhure na Yesu. Uyu mubyeyi rero aba muri icyo kibazo, amaze kuhaba umwana bagera igihe bafata umwanzuro wo kujya kumushyingura. Bamaze gufata umwanzuro wo kujya gushyingura, aba bantu bari bahuruye kubera ko bari baje bari kuvugana uko biri kose. Uyu mubyeyi yari afite ingingo imurengera, ariko ubwo umwana apfuye, murabizi muri iki gihe iyo uri ahantu ukaba umugabo wagapfa agusigiye umwana nta kibazo ntacyo babikubwiye, kuko uba ugifite uwo kuvuga ngo mfite usa na se. Uyu muntu yari yaramwise ngo usa na se, mfite ingingo igira gute imurengera. Iyo ngeze ambita mbwira mubyeyi ngo fata umwana wawe neza, niwe uguhesheje agaciro muri urwo rugo. Aleluya. Umwana arapfa. Amaze gupfa ubwo bigezaho Yesu arangije, yararanda ari kwikorera imirimo. Yesu yarari mu kazi. Bwira mugenzi ngo n'uyu munsi Yesu ari mu kazi. Yesu aho yarari akomeza gukora imirimo ye, akomeje gukora imirimo ye, ariko uyu mubyeyi yari afite ikibazo. Yarari kurira. Tugiye kugera kuri wa murongo twasomye aho Yesu yamugiriye imbabazi. Mfite ijambo ndi kukubwira ngo imbuhwe nyoko atakugirira Imana irazigufitiye. Imbuhwe umugabo mwashakanye atakugirira Imana irazigufitiye. Imbuhwe za nshuti ze zitagufitiye Imana irazigufitiye. Nyeganyeza mugenzi wawe umubwire ngo muri Imana yacyagufitiye imbuhwe. Haleluya, haleluya. Abazi Imana, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Natangiye ibintu ndi kujya gushaka perime, ngiye kujya gushaka perime, ngiye kuyikorera abantu bakanje intege ngo ntabwo bizashoboka, ngo ntabwo bizavamo. Haleluya. Mfata umwanya wo gusenga, ngendera muri iri jambo rivuga ngo imbuhwe umuntu atakugirira Imana igize gute yemwe irazigufitiye. Niyo mpamvu gihari iguhumeka uyu mwuka w'abazima. Ibyari kuguhitana byari bihari, ariko Imana yarakurengeye. Aba Yesu yarengeye, tuvuge ngo amena. Yesu ngaho yarari mu murimo, ari gukora umurimo, yiyumvamo kunyura Inayini. Yesu amaze kwiyumvamo kunyura Inayini, uyu mubyeyi ne bari bafashe umwanzuro wo kujya gushyingura. Aleluya. Niyo mpamvu naje mvuga ijambo rivuga ngo etaya mando yose Imana ishimwe. Ibi byose nibiki rero Imana ihabwa icyubahiro. Aleluya, aleluya. Ndi ku jambo rivuga ngo imbuwe umuntu atagufitiye Kristo arazigufitiye, humura. Uyu mubyeyi bafata umwana bajya gushyingura. Ngo bagiye gushyingura, none Yesu nawe anyura aho bita Inayini. Impamvu utaguye ku muryango gw'iwawe uri gusohoka mu nzu nuko Yesu yahagaze. Impamvu irambanuka utahuye nayo nuko Yesu yagendanye nawe. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye ndambwe zacu uzikomereza kuruta. Tuzagaruka igihe ni gitoya, ahubwo reka dukomeze uru rugendo. Haleluya. Yesu ngo yiyumvamo kunyura Inayini. Amaze kunyura Inayini, none uyu mubyeyi we yarari kurira, n'abandi bari kurira, ariko harimo abari batari kurira, bari kwiririshwa sha, bari kwiririshwa bane awa. N'ubundi yiratanaga uyu mwana ti awa. Uyu mwana yarari mu rugo uyu mubyeyi kubera uyu mwana none arapfuye. Gahunda uko zimeze, turava gushyingura tugabana ibye, uyu mubyeyi ave muri rugo agende, kuko umwana yari afite nabagize gute yemwe arapfuye. Narendi nshatse kukubwira iki mwene data uri hano, urwobo Satani yacukuye ngo urugwemo, aho niho Yesu ahagaze kugira ngo agire gute ngo akurengere. Aleluya. Yesu ngo anyura Inayini. Ngamaze kunyura Inayini bajya gushyingura, ngo none bageze muri uwo mudugudu bita Inayini, ngo bahahurira na Yesu. Bwira mugenzi ngo uyu munsi wahuye na Yesu. Uyu munsi wahuye na Yesu ku bugwayi bwawe. Uyu munsi wahuye na Yesu ku kibazo ufite.
Uyu munsi wahuye na Yesu aho curuza ugahomba, uyu munsi wunguke noneho. Uyu munsi wahuye na Yesu wamurozi wakurogaga, ndahari bikubonere. Ongera unyeganyeze mugenzi wawe ngo uyu munsi wahuye na Yesu mu izina rya Yesu. Uyu munsi wahuye na Yesu. Imirimo uhinge yere wahuye na Yesu. Abana bakiri ingwara wahuye na Yesu. Ikibazo cyawe wari ufite y'amadeni, uyu munsi wahuye na Yesu. Twongere ngo amena. Yesu ngo anyuri nayini, ngageze muri uyu mudugudu w'inayini, ngo ahura nabikoreye ikiriba. Mu yandi magambo ahura nabikoreye umurambo w'uyu mwana wari wagize gute, wapfuye. None ijambo riratubwiye ngo haleluya. Tuvuye ngo haleluya. Aba Yesu yarengeye mu kwa mbere, haleluya. Aba yarengeye mu kwa kabiri, haleluya. Aba yarengeye mu kwa gatatu, haleluya. Kugeza na nuba aba Yesu yarengeye, haleluya. Ndacyafite ijambo rikubwira ngo humura, Yesu aracyari mu ruhande rwawe. Ntugira ubwoba, Yesu aracyari mu ruhande rwawe. Ingwara itakwishe cyagihe ndakigiye kugutwara. Cyagi ubuzima bwawe bwari bukomeye, Yesu arakurengera. Amina, haleluya. Yesu ngo ageze aho bita inayini, ngo ahurira n'uyu mubyeyi, ahurira n'abantu bari kurira. Uyu mubyeyi ngo Yesu amwitegereje, ngo abona afite amarira cyane. 13 hatubwiye ngo iki, tega amatwi wumva ukuntu hatubwiye. 13 hatubwiye ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yesu yitegereje uyu mubyeyi, abona abandi azi ngo bari mu mwanya umwe. Yesu arareba, abona amarira y'uyu mubyeyi, areba agahinda ke, arangije aramubwira ngo wirira. Amina, haleluya. Arangije ijambo ryatubwiye ngo arangije ngo akora hehe, ku kiriba. Muri iri jambo hari ibintu Yesu azuye ku buzima bwawe wowe uri kunyumva. Muri iri jambo Imana ikugarurira ibyari byarapfuye. Muri iri jambo Imana ngiye kukubakira ubuzima. Umwami Yesu nakugiriye imbabazi, arakubwiye ngo wirira. Mu byari uri kukuriza ntabwo mbizi, ni wowe ubizi, ariko Yesu aravuze ngo wigira gute yemwe, wirira. Ongera unyeganyeze mugenzi wawe mubwire ngo wirira. Haleluya. Kuri kibazo cyawe ku byari byarakuyobeye, Yesu aravuze ngo wirira. Yesu arangije ngakora ku mwana, amaze kumukoraho uwari upfuye aba muzima, ngo aramufata amusubiza nyina. Hereza mugenzi we kiganza umubwire ngo hari ibintu Imana igusubije byari byarapfuye. Boyongera bimubwire neza, mubwire ngo hari ibintu Imana igusubije byari byarapfuye. Nanjye Mana nzajya ngukorera, nanjye Mana uzi kurinda Mana we, cyagihe bikomeye, ubugwayi buhari, ubuzima bwanze we, cyagihe bikomeye, Mana uzi kurinda. Haleluya. Turabyibuka Yesu yarahabaye. Uyu mubyeyi Yesu amugirira imbabazi, aho yari ari kurira ndiyongera kurira. Nawe unyumvishe uyu munsi ibyari iri kukuriza, Yesu aravuze ngo wirira, agufitiye imbabazi. Bwa bugwayi bwanze gukira, wirira, Yesu aje kubukiza. Bwa buzima bwabonaga budafite icyerekezo, urwo rugo rwawe wabonaga arambarira gusa, Yesu aravuze ngo wirira. Ibyo byari bikuyobeye, Yesu aravuze ngo wirira. Uhoraga uri kugwaza buri gihe cyose, Yesu aravuze ngo wigira gute, wirira. Haleluya. Ntabwo narimbizi biri kukuriza, ni wowe ubizi, kubera ko iminota baduhaye ndumvirangiye. Ariko iri jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo eta ya mando ya sireklere, wirira. Ongera unyeganyeze, kora mu mutima wawe, kora mu mutima wawe, ongera uvuge ngo wirira. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Abazi Imana yo bazakomera, nibamara gukomera Imana bakoresha ibyiki, iby'ubutwari. Aho wabonaga inzira zanze, Yesu aravuze ngo wirira. Kandi mbuwe abantu batagugiriye, Yesu arazigufitiye. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane.